Yes, reka twongere tubifurize igitondo cyiza kuri mwe wese abatwumva amasaha mu gitondo. Igicamusi cyiza kuri mwe wese mutwumva amasaha nyuma ya saa sita. Tuno kandi kukwifuriza kugubwa neza utwumva uri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari ndavuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Tanzania, Kenya, u Rwanda ndetse yewe na Uganda. Hanyuma ntabwo ndibuze kwirengagiza n'abandi bari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye upfa kuba hano ku mugabane wa Afrika. Reka nkwifurize igitondo cyiza. Hanyuma kandi ntabwo ndibuze kwirengagiza abatwumva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana ku mugabane wa Amerika. Hanyuma kandi abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi ndetse nawe utwumva mu by'ukuri uri ku mugabane wa Oceania, reka nkubwire ntigubwa neza, ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Asia mukomeze kugubwa neza. Tubaye ikaze muri iki gitondo mu makuru agezweho. Turi ku munsi wo kuwa kane, turi tariki 10 z'ukwezi kwa 10 2024. Turagarutse no muri nkuko twebasezeranyije ko turi buze kubagezaho amakuru agezweho ndetse akomeye cyane, akaba ariyo makuru atuzinduye. Waramutse neza sina makosa gakeneza fight bari iyo bigeze iki gihe rwose utarinjiramo neza buribwo babimeze bite mikoro kuri kure ntago burayegera ibyo utegeranyije nyine ubwo ibyo byarangiye. Yes, reka duro duhita tumanuka mu by'ukuri ntago hagarara, duhita twinjira mu makuru agezweho. Amakuru yacu n'ubundi nkuko twabiraye tubibwiye abadukurikiye, tugiye kuyahera n'ubundi kuri bwa bwato bwarohamye. Ubu bwato rero mu by'ukuri turaza kugenda tunasubusohokamo twinjira mu mujyi wa Goma. Ariko mbere ya byose, mbere uko twinjira muri uyu mwandiko cyangwa se muri iyi nkuru, reka tubanze twinjiremo muri ubu buryo rwose kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Turinjiramo muri ubu buryo, naho ibintu ni ibindi bindi. Yes, birumvikana ntabwo yavuga menshi nk'amasasu arimo aravugira mu by'ukuri wenda aho bahanganye, kuko urumva ko na masasu avuga. Aya masasu ro akaba ari amasasu yaraye avugira muri uyu mujyi wa Goma. Ni nyuma ko kandi ku munsi w'ejo uyu mujyi wa Goma hiriwemo imyigaragambyo ikomeye cyane. Abaturage ro akaba barasabaga bati uko byaba kose mu by'ukuri ni muduhe imirambo tujye kwishingura. Ni imirambo rero yaguye muri buriya bwato cyangwa se yaguye muri kino kiyaga cya Kivu. Ubwo rero ubwato bwarohamaga hano muri iki Kivu. Inkuru mbaza no muri iki gitondo ngira ngo n'ubundi nayikomojeho, ariko ntekereza ko abantu benshi ntago mwigeze mubiha agaciro. Narababwiye ni impamvu ubwato bwarohamye. Bwari ubwato bwikoreye byinshi cyangwa se bwikoreye amatoni n'amatoni, bwarengeje mu by'ukuri urugero. Ibaze nawe ubwato butwara abantu batarenze 600, niba nibuka neza harya ni 600. Ubyo byose banze bwaratwaraga ubwo abantu bagera mu 150. Hanyuma none butwaye abantu 600, ngo ni nako bwari burimo imizigo myinshi cyane. Kuko mu makuru twaje kumenya sira makosa nuko ngo bwari butwaye n'amabuye y'agaciro y'abasirikare ba Kongo cyangwa se mu by'ukuri y'ubutegetsi bw'Kinshasa, baboyavana hano muri za Minova bayazana hano Igoma aho indege yagombaga kuyikorerera. Aya mabuye y'agaciro ngo akaba yari yuzuye imodoka zigera muri 2. Izi modoka ro zikaba ari zo bwoko bwita ngo ni Kanteri. Ubwo ni ubwoko bw'imodoka imeze te, niba ubizi neza sinamako. Ntabwo mbose rwose ubwo bwoko ntabwo nzi ngo bwitwa ngo iki bwitwa Kanteri. Rero ngo imodoka zari ziri muri buriya bwato zitwa Kanteri. Igisobanuro ni iki? Ubu bwato hasi yo buri bwikoreye imari. Bwikoreye burimo imari ikomeye cyane, burimo icyitwa ibuye ry'agaciro. Ibintu ntago byoroshye n'aka na gato hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma no mu by'ukuri ubu bwato bamaze kubona, barabubonye. Ariko nubwo babubonye buri kure,
mu by'ukuri ntago ibintu biboroheye n'aka na gato. Imirambo bakaba mu by'ukuri barakuyemo imirambo mike, imwe n'ubundi yagiye itabarwa. Abaturage akaba ari hari baravuga bati muduhe imirambo yacu, ariko bitewe nuko ntabwo bafite imirambo ihagije yo guha abaturage, kandi barashaka kugira ngo nibura n'ubundi banashingure abantu bangana n'abarohamye uko bangana hariya. Ibiro byababereye urujijo, barimo barabura neza icyo bari buze gukora, bitewe n'iki? Bitewe nuko hano hantu mu by'ukuri ntabwo bigeze bakuramo abantu benshi cyane. Nyuma y'uko bashaka kugira ngo bashingure mu by'ukuri imirambo idahari, ibi byose ngo impamvu nyamukuru bari kubikora ni ukugira ngo amahanga akomeze mu by'ukuri arebe icyoroshye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho ngo bafatira mu by'ukuri bafata ibindi byemezo, basaba ngo M23 gusubira inyuma. Niyo mpamvu ngo Kinshasa bagomba guhaguruka bakaza gushingura iyi mirambo bayimye ba nyirayo bimarabogoza hano muri umujyi wa Goma, bakavuga bati muduhe iyi mirambo tujye kwishingurira abantu bacu, ariko bakavuga bati nitwe tugomba kwishingura. Ariko amakuru dufite nuko aya masanduku bagomba ari gutegura nta kintu kizaba kirimo, kuko ngo imirambo ntabwo bigeze yose bayikuramo hariya. Muri make ni ya masanduku n'ubundi bagomba gutsindagiramo icyitwibuye, barangiza bakagira gute, bakajya gushingura. Ibirongo bizanatuma n'abaturage bava hariya, kuko ngo abaturage banze kuva hariya, ibintu bisa n'ibyibagiranye. Noneho bareba ukuntu batangira gushakisha uko bagira ute buri ibuye ry'agaciro ahantu riri tsina amakosa, ntago baritererana ngo barireke gutyo. N'ubundi bafite gahunda yo kuzahita batangira kwinjira mu mazi bakajya gushakisha iri buye ry'agaciro. Naje kumenya amakuru akomeye cyane na message ikomeye cyane abaturage ba hano mu mujyi wa Goma barimo kugenda batanga, ariko bakayitanga ku ntare za Sarama. Iyi message iragira iti: abategetsi b'i Kinshasa cyangwa se abatengabo ziri ku butegetsi bwa Kongo zirashaka mu by'ukuri kuzajya ngo nibura ngo iki gikorwa cyo gushyingura nibura buri mezi 3 kiba. Iki gikorwa ndetse kikaba bakazajya Kinshasa bakamanuka iyi mirambo yose, ro bityo ngo bakaba bagomba kuzajya bayikusanya, bakavuga ko ngo are mu 23 yabishe, yaba uwagize impanuka no mu mujyi wa Goma, yaba uwakomeretse cyangwa se mu by'ukuri ubishwe n'uburwayi. Barashaka kuzajya bamubika, ndetse n'ababandi bose barasiwe kuri tele bakabazana, noneho ngo bakamanuka hano igoma bavuye Kinshasa, bakaza bakicara bakavuga bati reka dushingure abantu bahitana bishwe na M23. Bityo rero mu by'ukuri abantu bagomba kuzajya bakorerwa urugomo hano mu mujyi wa Goma, bitewe nuko bashaka kuzajya bashingura imirambo myinshi. Mu by'ukuri urumva ko bagomba kugenda biyongera. Uwaguye ku muhanda wishwe n'ibandi, uwagize uwasize impanuka n'iki byose, nta kintu bagomba kuzajya bavuga, ni ukuzajya bikwa agashingurwa. Kinshasa bakamanuka, abaminisitiri ndetse n'abayobozi bakomeye bakamanuka bakabaho umuhango mu by'ukuri wo kugira uto gushingura nk'uko batangiye kugenda babitegura, hanyuma ngo bakabishyira ku mutwe wa M23 kugira ngo ibihugu bikomeye bya hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane wa Amerika ndetse n'Uburayi bivuga ko mu by'ukuri hakomeje gupfa abantu benshi, ndetse ngo bari kwicwa na M23. Hanyuma noneho bakomeze kushakisha ukuntu bafata ibyemezo cyangwa se bafatira ibihano uyu M23 bayisabe gusubira inyuma muri rusange. Ngibyo rero nguko mu by'ukuri ibyano mujyi wa Goma, ndabizi ko nawe hari byinshi ufite byo muri uyu mujyi wa Goma, ndetse rekana nababwire ko nto turawusohokamo kuko tunarawugarukamo mfitemo indi nkuru hano muri uyu mujyi wa Goma. Ariko mbere ko nkomeza, reka nawe manze ngowe umwanya ukore mu mitana wibwira abatanazi, hanyuma nawe bumve icyo waramukanye muri iki gitondo kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Sina makosa ubu tuvuga rero no mikoro nawe ndayikwegure cyangwa se ibaye yawe, atubwire n'icyo waramukanye hano mu by'ukuri muri umujyi wa Goma. Yanjye nahagara hanga mu mujyi wa Goma, bwo ndahera hanga mu nkengero zo Sake. Bwo nangaha rwose ngo hari hamaze igihe hatorezwa abazarindi batari bakeya
rwose ngo izo wazarendo zagendaga zihabwa imyitozo n'umutwe wa FDLR. Ibi ngo bakaba bahabwaga imyitozo mu buryo bwo kugira ngo bakomeze kugenda babongera ubumenyi, dore yuko rwose ngo basanze ku bumenyi bwabo mu bijyanye n'urugamba ari hafi ya ntabwo, bigatuma rero ko basabye FDLR nk'abantu bazi icyo gukora, nk'abantu bazi imyitozo ya gisirikare, ko batoza ariko bakabatoreza ahangaha muri Bambiro. Aba rero ngo bakaba bari barangije nibura amezi agera muri 2 batozwa, ngariko imyitozo yabo bakaba bari barababyeyi yuko ishobora kurangiza amezi 4 bagenda bahabwa imyitozo. Aya mezi 4 rero ngo ntabwo rwose baje kwemeza yuko agomba kuzura, kuko ngo urugamba bamaze kubona ko rumaze kugera ku rundi rwego, ndetse babonye yuko izi wazarendo ngo hari icyo zimaze kumenya byatuma hari icyo zibasha kuba zafasha FRDC mu bijyanye n'urugamba. Ibiro ngo FRDC yanze yuko itarajya ku rugamba yonyine izi wazarendo rwose ngo zihugiyeho ngo ziri mu myitozo, ahubwo bazigomba kugumana ibyo zimaze kumenya, ubundi zikagira ute zikajya ku rugamba. FDL zikaba byatariko mwakagombye kureka bakamanza barangiza amafunzo, ubundi bakagenda bafite icyo twakwita isomo rihagije kugira ngo nibura batazagira icyo bitwaza, kuko twasanze yuko akenshi iyo urugamba rubaye imberenge abenshi usanga bagira ute baruvamo, ugasanga bigiriye hirya ku ruhande rwose, ugasanga ngo batabye abandi mu nama rwose, ugasanga ntabwo bari gukora ibyo bagize ute bateguriwe. Ibi rero bazarendo nabo ntabwo baje kubyakira neza, dore yuko ngo bavuze yuko imyitozo yabo yaje mu kirogo, bavuze yuko batakagombye kuba imyitozo yabo iburizwamo cyangwa se bategekwa kujya ku rugamba mu gihe imyitozo yabo itararangira. Ati riba mwiga amezi 6 ese arenga, ubwo bavugaga FRDC, twebwe mukatwigisha amezi 4 nayo ntagire, tukaba twari tumaze kwiga amezi 2. Ati iki ni kitwereka yuko mudashaka yuko twiga ngo tumenye, ahubwo mushaka yuko dushirira hehe ku rugamba. Ati rero natwe ibi ntago tubikozwa nimba mutatwigishije ngo igihe cyagenwe kigere, ntabwo dushobora kugira ute, ntabwo dushobora kuba twajya ku rugamba. Ngibi rero muri Sake hari Abambiro, bikaba byatumye haza umwuka mubi muri FRDC ndetse n'abazarendo ziri gutorezwa hariya. FRDC zivuga ati ntago turajya kurwana twenyine muri aha ngaha, wazarenda ati mutajya murorere kuko n'ubundi ni mu basirikare b'igihugu, twebwe turaho ngaho mu buryo bwo kubafasha, n'ubundi tunabivuyemo nta n'uwadufunga, dore ko turabakorera bushake, twebwe turaba volontaire. Ati twebwe ntabwo dukorera ku gitutu, ntabwo dukorera ku bwoba, n'ubu ngubu dushaka ntabwo twajya kurwana. Robo fighter. Ibirongo byatumye wazarendo na FRDC batajya imbizi rwose hara muri Sake, byatumye wazarendo benshi ngo bongera kuva ahangaha muri Bambiro bagaruka ahangaha muri Goma, kubera iyi mpamvu FRDC ngiri kugenda bashyiraho igitutu babyira ati muradukoresha nk'abandi, hari umushara wanyu tuzi, twebwe turitangira igihugu, mwebwe muri kurya amafaranga y'igihugu nta nicyo muri gukora, hanyuma mukadutegeka n'ibyo turakora. Ahubwo mwakagombye kuba twebwe turi nk'ababose banyu, kuko n'ubundi mwebwe murahembwa, mubona ratio militaire, mubona imyambaro, mubona buri kimwe cyose, muri ryo mubona nta na kimwe n'iki tubona. Ati rero ibintu byo kudushyira kuri pressure mukadushyira ku gitutu ntawo tubikozwa, kuko n'ubundi ibyo dukora tubikora nk'abantu b'abakunda igihugu, nk'aba volontaire, ntabwo tubikora nk'abakozi b'igihugu. Ibintu byatumye rero hari ngo haba icyo twakwita urungabanga fighter, ngiye guhuza n'aya masasu, burya ngo aya masasu yarakurasirwa hariya za mu nkengero ngo mu Rwanda ndavuga hariya za Mugunga, ngo na masasu ya wazarendo bari bavuye hehe, yaravuye muri y'abasirikare bari bavuye muri Sake. Ubwo ndavuga wazarendo bari bisize insenda bavuga yuko kujya ku rugamba bidashoboka igihe batararangiza imyitozo y'igihe yagenwe. Ati niba imyitozo yaragenwe amezi 4, ati ahubwo mwakagombye no kuyongera, kuko ibyo mwatwigishije biracyari bikeya
paraporo y'ibyo muba mwarize, paraporo n'ibyo duhanganye aba yarize. Tubungubu M23 ariga amezi 6 ari kwiga, hanyuma mukaza mukatwigisha amezi 2, ati ntaho bihuriye. Ati rero ibi ngibi rwose turabyamaganye. Wazalendo hano muri Sake zanze kugira ute, zanze kwemera yuko zajya kurwana mu gihe imyitozo yabo ngo ikirimi cyane abo bakabagira ute bavuga, ariko tugasanga ari urwitwazo. Dore n'ubundi mu byo tuzi ko bajyaga ku rugamba nta myitozo bafite, nubwo ntacyo byabafashaga, ariko ngo bakaba bamaze kumenya ubwiza bw'imyitozo ndetse n'ubwiza bwo kuba bakora rwose aya mafunzo ku rwego rwo hejuru, ngo dore ko rwose aricyo kibafasha ndetse kigatuma rwose ku rugamba babasha kuresista, cyangwa se bakaba babasha gukora igisabwa nk'abandi bose. FARDC no rero bikaba byasabye yuko nyuma yuko ngo hano muri Sake naho ejo hatwikiwe igifaru, FARDC muri iki gitondo nayo ikaba yambariye urugamba ahangaha muri Sake, ivuga yuko rwose nta bundi busobanuro bagomba gutanga, nimba ibifaru bari kubitwika kandi bakabitwika babirimo ndetse bari kubicunga. Ati ni ikikwereka yuko batangiye kugaragaza intege nkeya, ariko ngo muri iki gitondo bagiye kwambarira urugamba makuru rwose dukesha imboni zacu ziri hariya, bavuga yuko rwose bagiye gukora ibishoboka byose. Noneho ngo SADC, ubwo ndavuga rwose ubwo Abamalawi, abo banya South Africa ndetse n'abanya Tanzania, ngo nabo bagiye noneho kurwana bivuye inyuma, kuko ubundi ngo barwanaga mu buryo bwo kwikiza, niko usanga FARDC hari bivuga, ngo ugasanga bararwana ariko ugasanga imirwanire yabo iraciriritse, ugasanga ni babwoba. Ngari kubungu bavuze yuko kugira ngo bemererwa gukomeza kuba ku butaka bwa Kongo ari ukugaragaza itandukaniro. Ati iyo waguze umuntu agomba kugufasha, agomba kukwereka itandukaniro gitandukanye n'iryo usanzwe ufite. Ubwo ndavuga Wazalendo na FARDC n'izi FDLR, ngo bagomba kwerekana itandukaniro ritandukanya aba bandi bari basanzwe ahangaha muri Kongo, nyuma y'uko ngo yo niyo bagiye guhembwa bahembwa mu madolari, nyamara izi FARDC zajya guhembwa zigahembwa mu makongomani. Ati rero ibi ngibi nibigaragaza yuko mugomba kugaragaza imbaraga zidasanzwe mu Rwanda, kandi mugaragara ku mirongo y'urugamba, bya bindi byo kujya muri za atirarati rwose ntimubikozwe, ahubwo mukajya imbere mugahangana n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kwigira karakajya he, ndetse ukomeje kugenda wica abatari bake muri rusange. Muri Sake rero mu masaha rwose ari imbere y'amasaha tubagezaho update time, ntimuze rwose gutungurwa tubagezaho ibijyanye n'imirwano, kuko muri aya masaha hano muri Bambirungu rwose FARDC SADC bari kwikusanya ngo barebe yuko bajya kwihorera muri aya masaha rwose hariya mu nkengero za Sake, bagira ute bashaka uburyo bakwigarurira iyi mihanda ikomeje kugenda ibabana akasamutwe, ndetse ituma abaturage bagenda, abasirikare bagenda batakariza ubuzima, ndetse n'abakuru bagakomeza kugenda bahaburira ubuzima, nyuma y'uko rwose M23 nayo yanze kwarekura, yanze kwavirira, bigatuma rero FARDC nayo ikomeza kugenda isa nkaho igorwa no kugira ngo yigarure ibice, dore ko kugira ngo bazakure M23 mu birindiro bamaze kugarura byakomeje kugenda bigorana muri rusange. Kwitsembura byaranze, kwitsembura byarananiranye. Hanyuma rombo no guhita ninjira no muri iyi nkuru, kuko nimugoroba ubwo twavugaga ku bijyanye n'imirwano yaberaga hano mu by'ukuri hano muri za Bweremana, nibwo nababwiye ni mu by'ukuri mbafite inkuru y'ibikomeje kuba kuri abayobozi cyangwa se kuri abakomandazi b'urugamba bakomeza kugenda babesha Gisekedi ngo bafasha ahantu batahafashe. Yego nibyo bagakira iyo minsi ibintu bikagenda neza, ariko nk'ejo cyangwa se ejo bundi bikaza kubagaruka. Ibi rero nibyo byabaye mu by'ukuri ku bakomandazi bayoboye cyangwa se bakomeje kugenda bagaba operation hano muri za Minova ndetse na hano muri za Sake, kuko mu by'ukuri muri report bagiye batanga bagiye bagaragaza ko mu by'ukuri ngo ibi bice
byose bari kubiyobora ngo barabifashe, ndetse uyu muhanda Minova Sake no bakaba barawugaragazaga ko bawufite, ndetse bakagaragariza ngo Gisekedi ko hariya ngo ibintu bimeze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ibirona bivugaga mvuga nti izi raporo z'ibinyoma bakomeza kugenda batanga rimwe na rimwe zigiye kuzajya zibagaruka. Ubwo ro bakoraga ibi ngibi ntago bari bazi ko hazigera habaho impanuka nk'iyi ngiyi, impanuka ngo ibe nk'uku nguku yivugane abantu benshi batari bake, hanyuma noneho mu by'ukuri abaturage bahaguruke, amahanga haguruke, ibintu bibe ibindi bindi. Amakuru mu by'ukuri byaje kubagora, cyangwa se amakuru dufite nuko byaje kubagora ubwo ubura bwato bwarohamaga, abaturage bakijugunya imihanda, bagatangira kuvuga bati nimufungure uyu muhanda Minova Sake, niba uyu muhanda kandi bananiye kuwufungura muvemo muhigamire M23 iyobore, kuko mu by'ukuri nta kintu mushoboye. Ibirongo byatumye babazwa ikitaraganya impamvu mu by'ukuri bavuga ko hari ahantu bahafite kandi batahafite, ndetse ngo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se abari bifite operation mu nshingano zabo hano muri ibice bya za Minova Sake, ubu tuvugana ngo bakabicariye intebe ishyushye, kuko bari gusabwa kugenda batanga ubusobanuro kuri uyu muhanda Minova Sake. Ngira ngo urabizi uwitwa Njike Kayiko Guillaume ni umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano muri Kivu y'Amajyaruguru, nawe ubwe ari mu batangaje ko mu by'ukuri hano hantu bahambuye M23 aribo barahagenzura, ndetse ngo anavuga ko hari n'ibindi bice byinshi cyane bagiye bafata hano muri za Rucuro, ariko ngo ibice nubwo babifashe ntabwo bashakaga kugira ute, ntabwo bashakaga kubigaragaza. Mu makuru rero mfite nuko ibintu byamaze guhindura isura, ibintu byatangiye kubakomerana, kuko barimo kugenda bababwira bati mugomba kubishyira hanze cyangwa se mugomba kugaragaza ukuntu uyu muhanda byashoboka ko mu by'ukuri baba barawubambuye, kandi nyamara mwaratugaragarije ko ari mwe mu by'ukuri muri kuhakontorora, ahubwo tukire turuva byagenze bite, tukire turuva sine makosa babagize gutya bawubatse. So rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane navango kiri hano cyangwa se bafite hano muri uyu mujyi wa Goma. Abakomandazi bashinzwe kuyobora urugamba hariya bafite akazi gakomeye cyane, ndetse bishobora no kuza kubagora ukumva bamwe babamanitse bitewe n'iki, bitewe n'ibingibi biri kubera ahangaha mu by'ukuri muri rusange. Hanyuma rero tuvuye kuri ibyo ngibyo, ngo niyo mpamvu hari kuba urugamba rukomeye cyane hano muri izi nkengero ahangaha, ndetse runamaze iminsi rurimo ruragenda ruba, ukumva ngo muri Minova Sake isasu ryavuze muri uriya muhanda bashaka kuwufungura, kuko bazi neza ko guverinoma izi yuko aribo bawufite, ndetse ibikaba byanarasabye ko mu by'ukuri batanga n'amafaranga menshi cyane kugira barebe ko izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi zabikora, ariko byarabananiye, byaranze. Aha rero niyo mpamvu imirwano muri make buri munsi iba ihari, bite nuko barashaka kugira ngo bahigarurire, nibamara kubihigarurira nibura ubutegetsi bw'Kinshasa be babuhunjereka cyangwa se babuhumisha, bavuge bati noneho dore turahafite. Nguko uko ibintu bimeze. Ikindi twaje kumenya rero nuko ahantu bita ngo ni Rond-Point Senyerse, ni hano mu mujyi wa Goma tugiye no gusohokamo. Hano kuri Rond-Point Senyerse bivuga ko ngo mu by'ukuri hari amazu, amabutike menshi cyangwa se amaduka menshi ari hariya. Abazarendo bari kuvuga ko ngari amabutike y'Abanyarwanda, bityo ngo bakabihaye gahunda yuko ngo ku munsi wo kuwa mbere bagomba gukora operation
yo gusahura aya ni imyigaragambyo ariko nta operation yo kugira ute ngo yo gusenya aya mabutike n'ibirimo bagasahura. Muri make ntabwo ngo bashaka ko bahara kuko ngo yiganjemo abo ngo ayo mu bwoko bwa ngo ayabo mu bwoko bw'abatutsi, bityo rakabemeje ko ngo aya mabutike ari hano za Senyerise bagomba kugira gutya bakashyira yose chini hasi, bakashyira hasi ku butaka, ibintu bigahinduka ibindi. Urumva ko nta igikorwa kitari cyiza gikomeje kugenda gitegurwa hano muri uyu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ndetse nava ngo ibintu bikomeje kugenda bizamba kuko n'ubu ngubu mu byo dutangije mwumvishe ko amasasu yaraye ari amasasu muri uyu mujyi wa Goma. Ubona ko ibintu byo muri uyu mujyi wa Goma ntago byoroshye n'aka na gato. Ubwo rero turaza kureba ikiri buze kuba, ariko ku munsi wo kuwa mbere hano rero hano kuri rompo ya Senyerise bakaba bavuga ko rwose ngo amaduka cyangwa se amabutike ahari azasenywa nkuko birimo kugenda bigaragazwa sinamakosa. Yes, ubona ko muri Goma rwose ntabwo ibintu bikomeje kugenda biba neza, dore ko rwose no muri ijoro ng'amasasu yari menshi cyane mu makariti agiye atandukanye, harimo za Majengo, za Buhene, ukajya za Ndosho, ukajya za Kizibade, ukajya rwose mu bice bigiye bitandukanye. Ngubona ko rwose iri joro ntago byari bimeze neza, dore ngo abaturage bagize rwose ngo niyo 23 yamaze kwinjira muri uyu mujyi, ariko batubwira yuko rwose ngo ari ibisambo n'amajwi hanganda yafite. Bakaba batubwira ko ngo ari ibisambo navuga FRDC yari guhangana nabyo, ako yo bavuze ibisambo usanga ari byo bisambo usanga bari guhangana ubwabo. Byatumye rero rwose hariya ibintu muri iri joro bitaba byiza n'akana gatoya, bitewe nuko byari byifashe. Umuturage wari hari muri iri joro umvuga ko burya bivuga usiogope bako chini yangu ewa na mimi nishashangala masasi mimi bamwiza sasa alikuwa wameanza iba hapa chini ya academy njoo FARDC ya chini wakimbia yako maki na mimi nishafunga njia, musiogope kabisa. N'umuturage utuye muri quartier ya Ngangi Truwa rwose murahazi, abwira abaturage mu magroup agiye atandukanye ati nyaboneka nimutuze muryame musinzire, n'abajura bari kurasa abajura barasa amasasa ngana kuriya. Ati n'abajura barasaga amasasa ngana kuriya bashaka kwiba abaturage, atari ku FRDC iri kubahiga bukwari guhangana nabo. Ubona ko uyu mujyi rwose ya operation yiswe Safisha Muji, ubona ko rwose nge navuga ko iri gufeiringa, nta kintu kizimira biragenda ikuramo, nta kirimo, yarahushye. Kuko ubona uburyo rwose abaturage bakomeje kugenda bamburwa ijoro ryose, ugasanga ibikorwa biri gukorerwa muri uyu mujyi no mu makariti atandukanye. Wenda baye mu kariti imwe twabyumva, ariko burya fight y'ibintu byarenze mu makariti arenze 2 3 4 5 byabaye too much. Ubona ko rwose abaturage bahariya bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye. Nyamara iyo tugiye kureba iyo habaye ankete usanga ibikorwa biba byakozwe na FARDC ndetse n'abazarendo, nubwo usanga abagenzi babo abari bo sanga bagenda babicubya, ariko usanga hanini nabyo bikorwa n'abasirikare. Iyi Goma rero abaturage bayo bakaba bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, bitewe n'ubu bwambuzi buri kugenda bukorerwa abaturage ndetse n'urugomo, dore ko muri Goma utamara kabiri utumvishe abarashwe. Ntibwacya amasasu atavuze. Iyo amasasu atavuze muri ahangaha za Buhene avuga ahangaha za Nkangi, yatavuga za Nkangi akavuga za Gatoyi, tavuga Gatoyi kumva ahangaha za Ndosho. Ni uko nguko aho usanga rwose abaturage ahangaha baramaze kuba ibikuke, ko nabivuga habasigaye rwose bararabumva basasu bakagira ngo byakomeye, kandi ugasanga nabajura cyangwa se n'aya mabandi ya Wazalendo na FARDC bakomeye muri iri joro. Naho ntago hari muri Nkangi Truwa naho byari byifashe neza, yewe no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ubona ko abaturage rwose bakomeje kugenda bamagana ibikorwa byo kugenda barasagura uko bishakiye mu baturage, dore ko urabona haracyari kare, ariko mu masaha imbere dushobora no kumva amasasu fighter hari abo yahitanye, tukaza kumva ngo aya masasu mu by'ukuri yagiye atwara abatari bake b'abasivile. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko bari kurasira mu baturage
bigatuma abaturage bakomeza kugenda bahatikirira muri rusange. Niba M23 ari abanyarwanda, Rucuro, Masisi, Goma ndetse yewe n'ibindi bice byose birimo harakuberamo intambara, ubwo mu by'ukuri byose ni mu Rwanda cyangwa se n'iby'u Rwanda. Ibiro bikaba byatangajwe na ambasaderi bita ngo ni Vincent Karega wahagarariye u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye, akaba ari watangaje amagambo aravuga ati niba koko M23 ari abanyarwanda nkuko bigenda bitangazwa n'ubutegetsi bw'ikica cyangwa se na guverinoma ya Kongo, ubwo Rucuro na Masisi na hano ubwo Nyiragongo ubwo za Goma, ibi bice byose bakaba bavuga bati ubwo nabyo ni mu Rwanda. Iyo harya nari ntigeze guhagararira u Rwanda ikinshasa, ntigeze kwa ambasaderi w'u Rwanda ikinshasa. Ngo yagaragaje ko niba abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 ari abanyarwanda nkuko bamwe mu banyekongo babivuga, ibice bakomokamo birimo umuji wa Goma byaba ari ibyarwo cyangwa se byaba ari iby'u Rwanda. Inshuro nyinshi ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bwasabwe kuganira na M23. Inshuro bwasabwaga mbese cyangwa se bwasabwe kuganira na M23, bwasubizaga ko bidashoboka. Baravuga bati ntabwo bishoboka kuvugana na M23, bakemeza ko ngo ari umutwe w'iterabwoba kandi ko abarwanyi bawo atari abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda. Mu gihe impaka zari zikomeje ku bwene bw'igihugu bw'abarwanyi, abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba barateranye biga ku kibazo cy'uyu mutwe, bemeranya ko abarwanyi b'uwo mutwe ari abanyekongo. Ubwo ni yase bari bateranye bemeza ko abarwanyi b'uyu mutwe wa M23 ari abanyekongo. Perezida wa Kenya William Ruto mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, ikiri kinyamakuru gikomeye cyane gikorana ku mugabane wa Afurika, yarabibashimangiriye agira ati nk'abakuru b'ibihugu twahuriye mu nama. Urumva? Hanyuma bahuriye mu nama rero aravuga ati ese abantu ba M23, inama yavuga ngo ese abantu ba M23 ni abanyarwanda cyangwa ni abakongomani? Maze RDC iravuga iti ni abakongomani. Urumva? Kiriya gihe nyine impaka zikiri impaka bavuga bati ni abanyarwanda, abandi bakavuga bati ni abakongomani. Byatumye inama y'umuryango wa EAC iterana, abaperezida b'ibihugu baricara baraterana bashakisha iki, bareba ngo ese aba ni abakongomani cyangwa ni abanyarwanda. Nk'uko byashimagiwe na perezida wa Kenya rero abishimangira ikinyamakuru bita Jeune Afrique, ngo iyo nama banzuye ko aba ari abakongomani, kuko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ubwabo bavuze ko ari abakongomani. Aha rero akakubwira ko cyangwa se yahise avuga ati impaka zari zirangiye, icyo gihe bahise bagira batya bazinga ibyabo barataha. Ibi rero nibyo uyu mugabo nava ngo Karega yahereyeho avuga ko niba koko mu by'ukuri RDC ikomeje guhakana ko aba bagabo ari abakongomani, tukaba tuzi ko bavuka hano muri za Rucuro, Masisi ndetse na Nyiragongo hano mu mujyi wa Goma, akavuga ati ubwo nibi bice n'iby'u Rwanda, niba bituwe n'abanyarwanda. Uwitwa rero ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye
yitwa Rwamuco Ernest, ubwo yari imbere y'akanama k'uyu muryango gashinzwe umutekano kuri uyu wa 8 cyangwa se kuri iyi tariki 8 z'Ukwakira 2024, yanyomoje leta ya RDC ivuga ko abarwanyi ba M23 ubwo beguraga intwaro mu mpera z'umwaka wa 2021 baturutse mu Rwanda. Yarabinyomoje aravuga ati reka ibyo nukubesha, ntabwo baturutse mu Rwanda ubwo beguraga intwaro mu mpera z'umwaka wa 2021. Avuga ko abarwanyi bagiye bava mu nkambi hano muri Uganda, ati ndetse no birometero bike mu by'ukuri by'inkambi ziri hano muri Tanzania, aha hose bakaba ari ahantu bagendaga baturuka binjira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baza kurwana. Yagize ati umutwe wa M23 wiganjemo abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ntabwo RDC ishobora guhakana uko kuri. Bagiyeyo baturutse muri Uganda, abahungiye mu Rwanda bashyizwe mu burasirazuba bw'imipaka y'u Rwanda na Tanzania mu birometero 100 uvuye ku mupaka wa RDC n'u Rwanda, kugira ngo hatabaho ibyago byo kujya guhungabanya igihugu cyabo. Muri make se n'amakosa abanyekongo nibongera guhakana ko M23 ari abakongomani, ubwo bazemere ko nubwo na Masisi, Rucuro na Nyiragongo nabyo bitari ibya Kongo, bemeze ko ari ibyande, ari iby'u Rwanda, kuko n'ubundi ibyo bice nibyo bakomokamo, nibyo muvukamo. Ubwo bazabitange nyine, ubwo babirekure. N'ubundi nduzi ko iki gihugu gifite ubutaka bwinshi bashaka ibindi bayobora, ariko ibyo bice abo bakongomani baturukamo bita ngo ni abanyarwanda, ubwo nabyo babyite mu Rwanda. Ariko bakemura icyo kibazo biragoye, ariko ubwo bagomba kubyakira. None ntago bazabyakira, nuzi kumva barabyemeye. Twikomereze n'andi makuru. Reka dukomereze amakuru yacu hano za Bweremana ndetse na Minova, ubwo twababwiraga ko ibifaru byahariye rwose byari byinjiye muri uriya muhanda bitabashije kuba byarokoka. Ikigezweho muri iki gitondo cya kare nuko abasirikare bari hara muri Minova bakomeje kugenda bahabwa morale, ni mu gihe rwose abakomanda bari hariya ngo bakomeje gushaka uburyo bwo kugira ngo barase M23 hariye ko babubuze, kuko ubwo bari gutegura bwose byanze. Baragerageje ibifaru, bagerageza amadrone ngo barebe ko ari cyo abafasha, bagerageza y'ubutaka byarananiranye. Ubu ngubu none sinzi ngo basigaranye ni yihe. Ubu ngubu fighter ngo bakaba amakuru ngenda nkesha imbone yanjye iri hariya, nyuma yuko abarokotse ejo babashije kuba basubira hara muri Minova, nuko banzuye yuko rwose FRDC ndetse n'abambari bayo babasha kwicara bagatuza, bakaba bareba icyo M23 isabwa kugira ngo uyu muhanda ufungurwe nta ntambara zihabaye, kuko ibijyanye n'intambara byo byararaniranye. Ubwo ni report bashaka gutanga, kuko ngo babona ko hamaze gusigara abasirikare benshi cyane, nyamara urugamba rwo rutari kuva mu byimbo. Ati uyu muhanda Sake Minova ni umuhanda ukomeye cyane, ufite n'icyo uvuze ku mujyi wa Goma. Yewe ntitwakwirengagiza yuko Sake
Kirorerwa nayo uyu muhanda hari icyo ufite uvuze, ye tukongeraho na Sake Mushaki. Ati ni imihanda ikomeye cyane ifite ubusobanuro bukomeye cyane ku mujyi wa Goma. Atari ko sinzi uburyo abasirikare mutubwira ngo twibande cyane cyane muri Sake Minova, nyamara ni imihanda yindi hari kivuze. Ati ntitwavuga yuko iriya yindi nta kivuze, kuko n'ubundi nayo iri mu mihanda igaburira umujyi wa Goma nkuko ni Minova bikwiriye. Ariko iyo mushyira imbaraga muri Sake Minova sinzi icyo mwamushingiyeho, kuko ni Minova Sake si wo muhanda ukoreshwa cyane kurusha Sake Masisi, kuko iyo urebye ngo nibyo kurya byinshi biva ahangaha, ariko usanga M23 igize ute ihayoboye, kandi ibyo kurya bikagira mu mujyi wa Goma nta mananiza. Ati rero twebwe mu duforsa cyangwa se mu duhata kugira ngo twinjira muri uyu mujyi wa Goma, muri iyi centre ya Sake, ariko duturutse muri Minova sinzi icyo muba mushingiye, kuko ahantu M23 yigaruriye kuharekura ubusanga bigoranye. Ati nkuko mwarekuye iyi mihanda igera muri eshatu, ubwo ndavuga Sake Kirorerwa, Sake Mushaki ndetse n'uyu muhanda wa Rucuro, ubwo ndavuga uyu nguyu wa za Kibumba. Ati n'uyu nguyu mwakagombye kurekura abaturage bakagira ute bakawukoresha nkuko n'indi yose isanzwe ikoreshwa, ariko iyobowe na M23. Ati nge simbu abayobozi barabati ntabwo tubona yuko ikibazo ari M23 yoboye uyu muhanda, ahubwo ikibazo nitwe dukomeza kugenda tuyiga bamwe ibitero bigatuma abaturage badakoresha imihanda uko byari bikwiriye. Ati rero turabona yuko niba binaniranye ku ruhande rwa FRDC, tukatubona gufungura umuhanda byaraniranye, reka tuwegurire M23 uyobora abaturage, turebe yuko baduha agahenge nibura ibindi bizakurikiraho hanyuma, ariko abaturage bakomeje kugira ute bakomeje kugenda bari kuba bakoresha umuhanda batongeye gukoresha amato. Ni mu gihe muri iki gitondo cya kare amakuru angeraho ngo Amahibu rwose ashobora nayo noneho kuba yongeye kwigabiza uyu muhanda, mu gihe bari bashaka kugira ngo barebe yuko bakora ibidasanzwe, ariko bikaba bitaje kubahira, mu gihe abandi aba basirikare bose barwana ku manywa bakomeje kugenda bacika intege. Nubwo rwose report itaratugeraho kuko urabona haracyari kare, wakugira ngo barwanye muri ubu buryo bakoze ibingibi yabakubeshye, kuko urabona rwose haracyari saa 10 yabakubeshye. Ahubwo aya makuru turaza kuyareba mu gitondo igihe bamaze gucya, tureba tese byari bimeze bite. Ariko fighter abasirikare ba FRDC ndavuga bagenda barwana ku manywa, bavuze yuko gufungura umuhanda bidakomeje kugenda bibahira, ahubwo icyaba cyiza ari uko uyu muhanda ngo bawurekera mu maboko M23, ubundi ngo abaturage bakongera bakagira ute bakawukoresha nkuko mu bice M23 irimo iyi mihanda iri gukoreshwa, abaturage bakagira ute bagakora muri rusange. None ko babeshe ko bawufite, ubwo urumva ibyo bintu iyo report bayitanga batema. None ubundi ko byamenyekanye ko ntawo bafite, barabibeshe ariko bamaze kumenya ko ntawo bafite, bavumbu. Ariyo mpamvu ari kuvuga ati nimba twavumbuye rero reka duhebere urwaje tugira ute kugira ngo twikure ku gitutu cy'abategetsi cy'abayobozi ndetse n'abaturage. Reka tuvuga yuko umuhanda abaturage bari kuwukoresha, nituvuga ko umuhanda bari kuwukoresha bizora gutanga raporo yuko natwe hari aho turi gukontorora. Kubera iki? Kubera abaturage bari kugira ute bari kuwukoresha. Abasirikare batatu mu by'ukuri hano muri Kivu Amajyaruguru bahawe igihano cy'urupfu ubwo bari bamaze guhamwa n'icyaha cyo kwitaba telefone. Urumva n'amafaranga bari bamaze guhamwa kwitaba telefone no guhabwa amafaranga. Ndabona ngo n'ukwitaba telefone no kwiba amafaranga ahubwo. Bitabye telefone biba n'amafaranga. Iyo telefone bitaba gasani y'abantu. Ubwo ni y'amafaranga. Komeza. Aba basirikare barashinjwa kwiba
telefone eshatu z'umu agenti n'amafaranga nk'uko urukiko rwa gisirikare rugerageza ruherereye i Beni muri Kivu y'Amajyaruguru bagize bate babitangaje. Kwa kundi bagenda nyine umuntu ukora business nk'izo ngizo bagahita bamucakaza bakamutera kaci chini bakarunguza. Nkuko aya makuru abivuga neza nuko ngo aba basirikare bateye umu agenti mu gace ka Marepe bamwiba miliyoni 2 z'amafaranga ya Kongo na telefone zigera muri 3 cyangwa se telefone 3 yakoreshaga mu kazi ko kuyohereza cyangwa se icyitwa transaction. Miliyoni 2. Binavugwa ko kugira ngo binavugwa ko abasirikare ba Kongo ntibarenzara nibo bahohota kandi bagahohotera abaturage. Simvuze wenda ngo n'abandi basirikare mu bindi bihugu nta dukosa bakora nabo baradukora ntabyera ngo de ariko bo barakabye ko ni leta ibiteye ku muturage ko ni leta ibiteye ariko byose nge ntago abasirikare mbaga yangabaya ababahaye akazi. Nimba umusirikare ashobora kurangiza amezi anadahembwa se ukeka ko ikindi azakorera umuturage ari ikihe? Abandi wenda hari uturimo bagenda bikwiza ugasanga turatu business twambukiranya ugasanga batugiramo uruhare. Ubwo ndavuga barabo muri Uganda. Buriya barabo muri Uganda uzi ngo umucora buriya hari ikintu umucora guca kubaca uzi ngo birabavuna bibatera ikibazo. Upfa kumusigiraye arakore kukambutsa imari byo byamagenda ukajya guhangana na polisi wayigejeje mu gihugu ariko bo ibyo bamaze kubyitamirira. Utu business rero nitwa abasirikare ubundi bakunda kwikora business none ntibahakura ikintu sinjyawuro ariko ntabwo turumva no sama hame y'akazi bakora arabyemera. Ntabwo turumva ariko ngo bagiye hehe bagiye kungo kwambura ngo umuturage ngo cyangwa biyahuye mu nzu umuturage barakubita bariba. Boje twavuga nuko rwose ibingibi nimba biri gukorwa byose biterwa na leta Kinshasa ko niba udahemba abasirikare bakageza mu meza niba badahembwa nta mafaranga bazi. Iki ngicyo rwose uzitegeye ko abaturage bo mu gihugu cyari bazahura n'iki nizi ngaruka kuko umusirikare ntago azabura twarabyumvishe badepite bagenda babivuga bagate ni gute uzahereza umuntu imbunda waje ukamwima umushara ugakeka yuko azabura arayifite azambura abaturage yifashishije iki gikoresho wamuhaye. Ubwo urumva yuko nibyo bikomeje kugenda bigerwaho nyine ndetse dore ko nizi wazanindo zavuze ko zigiye kujya zihembwa n'abaturage turabibona nyuma yuko bavuze ko nta mushahara bagomba kubahereza. Usanga abaturage ariko bakomeje kugenda ba victime baba inzira karengane z'ibintu leta yagize ute yagiye itegura. Urumva ko bitiyoroheje mwaka na gato. Muri Lubumbashi rero obita ministre w'ubutabera Costa Mutamba nawe yongera rwose kugira haraza Lubumbashi ngafungura imbohe ziri hara muri Lubumbashi zigera muri 250. Umugabo rwose ukomeje kugenda asura amagereza agiye atandukanye sinzi nimba azagira naha ngaho Igoma usanga no muri Goma naho ngo mwazira gereza ubwo ndavuga moderne na ndetse na Safina ubwo ni mu Nzenze Central naho ngo harimo ubucucike bw'abantu benshi cyane ndetse harimo inzira karengane. Ngaba 250 rero bafunguwe nuko bari bakiri preveni cyangwa se batari baburanishwa bari rwose bataragizwa imbere y'urukiko nyamara ngo bari bamaze igihe kingana n'imyaka hagati y'imyaka 3 n'imyaka 4 bari muri gereza bataraburanishwa. Ibingibi rero akaribyo Costa Mutamba ministre w'ubutabera hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda ahangana n'iki kibazo avuga yuko uzajya urenza rwose amezi 6 ataraburanishwa agombye kujya rwose agirwa umwera agataha kuko bidakureye yuko umuntu yafungwa n'ibyaregwa atarabikurikiranwaho. Ubona ko rwose uyu mugabo ikijyanye no guhangana n'ubucucike bw'imfungwa muri magereza ndetse no gufungwa
ugasanga abaturage barafunzwe ariko nta gikurikiranwa akomeje kugenda ahangana nabyo muri rusange. Ni mu gihe muri Makara naho yafunguye abatari bakeya nubwo mu by'ukuri bitavuzwe rumwe ndetse n'abayobozi ba leta ya Kinshasa. Yes, ubwo rero dushimire cyane mwebwe twabanye muri iki gitondo. Andi makuru turaza kubagezaho muri update time. Wakoze cyane sera makuru. Wakoze cyane Fighter. Asansan like ndetse na subscribe nyaboneka ntimubyibagirwe. Ciao.